ariko se iminsi ngo iki ese kuri kuvuga icyo wavuze cyane nasuragira uko nashoboye ubundi nyine ubona ngo ni rino zuba cyangwa riri kubitera nawe urabibona ukuntu bimeze izuba ryo niriba ariko nta kibazo ubwo turi kumwe genda ubwugamo bwawe bw'izuba kusetse ntukagire izuba ngiye mariwe nujya umbwira ibintu byose bikubere umva genda gukunda umva nzagukura paka Kigali bayibireye ino Kigali tubamo nuba nabaye ibireye nako nuko bitazabaho paka Satani abonye agakiza ibaze Satani nawe nimba azabona agakiza ako ubu nkaho ko nta n'ikintu ubu nambwira ese ugira ngo nkubwire ese waba ubwira icyo umuntu umukunzi wawe ko cyakubera amagambo meza ubumbwira njye mba namugiye kugukurikira nabuze n'icyo mvuga oya ntabwo wakibura wakurikiye amagambo ndi kukubwira ngo ikintu usubiza urumva cyavahe koko wabura abantu ubwira ikintu cyiza umukunzi wawe koko ntabwo wakibura niko se tube tubiretse njye ndumva nshaka noneho ko tubana reba imyaka tumaze dukundana ni miremire arega iriya myaka ni myinshi ndumva igihe gisigaye twabana nimba nta kibazo ngo nta kibazo no kugomba kubaza ababyeyi byose ko n'ababyeyi babizi barabizi njye no mu rugo baramushimye byarabaye tuba rero no kubanza tukabimenyesha abandi abawe nta kibazo uzabibabwira nyine wowe uzambwire numara kubaha igisubizo bazaguha uzabwire kandi izera ko batazabyanga niko gapfizi wanjye mwene nyuko Marita yagiye hari ahantu Marita yagiye Marita ariko muri iyi minsi hari aho uzumanza hari umuntu bari kumwe hari muri iyi minsi Marita kuba ntakibona sinzi ibyo nanjye muri iyi minsi ntabwo njya mubona ariko arakuze umuhungu wanjye arakuze nta kibazo umuhungu wanjye arakuze noze igihe na nyina ko atari hafi aho kumubona nanjye rimwe na rimwe izi bizinesi z'ababyeyi ubu nanjye nyuko nubona ntujya ubona nyuko aje hano kabiri mu cyumweru ngo ari muri bizinesi yagiye gucuruza agiye he ako nta kibazo none se uriya mwana aranakuze murahabaha yego kumera umukobwa mwe umeze ute bicara ushyike wacu gutuza umeze utera gapfi genda uziture inka ujye kubuyemereje ku muhanda ugende utagaruka hano ugaruka hano nka nyuma y'isaha ubwo se umuhungu wa hano ngo ni Marita hera Mariteze Marita burasinze yagiye ariko araje aronje mu kanya itagira ikibazo ntaramara amasaha abiri ataje ahubwo se bimeze bite bimeze neza wirwa nde yitwa Kanyana cyore Kanyana ngeze naryawe pe nukuri so kukubesha Marita muraziranye igihungu cyanjye cyariha Marita muraziranye ko rero Marita ni wanjye n'ubundi nawe suru wanjye murabanje ako zari ikibazo muri iyo nanjye umbereye inshuti nubwo nta kibazo naze umuhungu wanjye ko mfite ntara mu kabande nahita mvuga nti Marita nzamusaturira gutya uzi umenya ye nanjye ndacyari muto utajya nubwo uri kumbona nshaje nanjye ndacyari muto uzi noneho amafaranga mfite subura Marita tura abafite karukoza na nasakuye amafaranga muzima sufite gahunda nira cyamo buri hangane Marita turayuko tubimubwira Marita turayuko tubimubwira ndabibwira mama ndabibwira mama genda ujye kuragira Marita ubwo gusanze aha ngaho n'inka iri kwabira umva ukuntu inka iri kwabira ngo kirahanga ndabibwira mama eka mubura aha ngaha none uramwa naho kireke kiriya hatagiye ndabona Marita araza mu kanya itagira ikibazo amayanja nahirwa akaba ubunye ahantu nagusohokanye wahitegereye
Aga nakubwe nta hantu nta kujyana n'izina ry'Imana. Abuze amafaranga mfite kujya muri kuza tugasohokera hano nko mu busitani nk'ubu kubona ari ibintu. Ngiye amafaranga ndayafite uretse kiriya gihungu cyanjye cyegese kiraza kirasinzira kuze. ariko mahita abantu byasanze we byaba birangiye Nta byarangiye ko niyo byarangira ubundi ko amafaranga cyambese amafaranga ariko nta nubwo byarangira byaba birangiye kandi dufitanye ubukwe ariko sibaze ubukwe none se nimubaho muri abakene niho zishimye nakubwe rurutoki mukoretse mukabande ni warwo sahita mvuga nishikiye nase ko hanyirengagize ako jye umenya ni yanzanda kukumbura n'icyo uzaburi n'amarita sibizabira cyo aha ugira wamenye ariko ni inzu tuyu marite turebe hariyo yagiye tubite tugira sibyo naho wewe icyo musezeranyije menye ngo ni hari meza pe no kwimara abantu bagira ngo nta yewe nta utakwikuraho ububye marite ko cyane cyane kizi kureba cyane cyane nyamaga cyo uyu munsi wanshimishije n'ukuri nta n'umwe nzi ko wazari nasanga amarite yazahamenya marite hano arahaca ariko ahangaha uyu munsi ntabwo ahaca uyu munsi ntabwo yahaca ariko ibaze uzi ibirometero dukoze nawe kugira tugere ahantu uzi ibirometero dukoze ayo majwi ndi kumva sinayahirika sibyo nakubwira mbere wa muhungu waraje kari mu mbwiriro hose nta kindi nuko nari muzanye n'ubu yarambwiye ko niba ngibu nkoreye muri iki hano yawe ni papa wambwiye ngo tuzane gukora iki ngo ngaraguhamagaye ngo ugiye kuhadusanga kuko nawe niba ngibu nari ndi kugira uhamusange mwana wa wanjye ngo ntabwo ubu ngubu ko ntabwo ari we wari kuzana inyanya kwa Karagiza ntabwo ari we wari ubimbi nyine naho wari kugira ngo uri kumuzana ngaho ngarako se wowe aha mukabande pa niba ngibu nkore ko nako mwana hanga ibyo ntabwo nabyemeye ihangane ntabyabaye ubu nawe nizeraga bigeze hari erega yarambwiye ngo tuzane ngagiye kugwa ngo nawe yaramagaye uramwemerera nawe muraza nose ko yarambwiye ngo mugiye ariko se ureke kubeshya iyo nkuru yazavuga ngo ahubwo ibaze bimenye ko nawe ngaha turebe uko tuyizinzikanye gutya se umukobwa urutoki rw'umukabande cya gice ni icyaha ese ruriya rutoki rwo zambera umugore nyine kiriya gice ndakiguhaye murumuna wanjye gapfiza araje arandabura ubu si yatandabura ariko mwari mugiye gukora ibiki nese ko yaranze nyambwira ngo ugiye kuhadusanga ngiye kuhabasanga koko se nawe mubaze kereka nimba yarambeshye mureke njye mbabwire n'undi munsi mugende mu bantu wirakara cyane mu bantu ese ubwo koko